Nika kuri uyu mugoroba twongere gushimira Imana cyane kuko yongeye kuduhuriza mu rusengero. Imana yacu ihimbazwe. Mwiriwe muraho. Ngira ngo tumaze umwanya turi kwiga icyigisho umuyobozi acisa izina, ariko ngewe cangoye kucita izina kuko iki ni ikibazo gikomeye. Ntabwo umuyobozi nzi kuzabona igihe cyo kwigisha iki kintu, ngo birakomeye cyane. Nukurema ndetse nukurema pe, ndetse reka niganirire nawe. Iki ni ikibazo kirimo intambara pe, intambara ingiye kabuhariwe. Wagishoramo neza, wacigisha nguko kizamutse, aho gushira intoki hejuru bagashiraho n'amacumu bati ntabwo turi kukumva neza. Kwinjira mu burezi uyu munsi mimbere wasenya ibigo byose ugakuraho ababyeyi bose. Munyayo magambo narasoma mu gitabo cyitwa uburezi, aho umuhanuzi yanditse ngo abamarika baramutse baje hano ku isi, ikintu cya mbere bakora cyihutirwa, uwitwa umurezi wese uri ku isi ni ukumuhagarika. Abana bakabakura mu migongo, bakabihekera, bakabirerera ngo bazaba abantu. Abarimu bose bataha, ibiki byakomera. Urabona ko muri iki gihe ikintu cyitwa uburezi, ubu Satani niwe ufite umwanya wa mbere wo kurera, agacutsa, agatanga imirimo. Gucuka muzi cyari cyo? Satani aronsa, simvuza abo badamu. Satani aronsa, agaheka, akagabura, agashira incuke hari, akayishira hari, ati ndayicukije, akayiha urumogi, akaziha pornography, akazigororera ibintu byinshi, bashira hari yasigaye. Ngabo abantu barahangaha. Itorero rikaba ribonyemo nk'ijana yihanishije bameze batyo, naryo rikaba riraje. Haza hano bakwikubita muri korali. Ngaye nguko. Rero iki cyigisho kirankanguye kinyeretse ibintu byinshi, kandi ngira ngo niho yatangira. Sinakwishimira yuko ku masaha baduhaye ababyeyi, abasore, urubyiruko, twaba turi hano turi maso, ndetse kuko namwumvisemo ubunararibonye, byaba ngombwa tukamuhata ibibazo, akaduha n'umuti. Nubwo umuti uzaba ushaririye, ariko ngira ngo umuti uryoherera ntacumarira wawunyoye, umuti usharira niwo uvura. Iki kibazo rero kigomba umuti ukomeye, kuko ibintu bigeze ahakomeye. Ntabwo bikiri ibiganiro, ahubwo ni icyorezo gikomeye cyane. Abamarika bavuze ko bafata abana bakabirerera, n'abari mu nkono ku nkono bose bakabirukana, akaribo bitekera ibyo kurya ku isi, bakagaburira abantu, maze bakaja kuba muganga, abaganga bose bakabirukana, bakivurira abarwayi. Abarwayi bakabahumuriza, bakabaha ibyangombwa, bakabavura bakoresheje indyo nzima, ntibabavurishe ubundi burozi. Hano ku isi tuvurisha uburozi, ubundi burozi, ariko ngo bashaka uburyo uburozi babuvurisha ikirimo agakiza. Bavura nka Yesu ntiyigeze avurisha uburozi ngo abuvurishe ubundi burozi. Hari ibitabo ejo tuzababwira bizabafasha nanone
nifuza ko mwazasigara mufite. Ejo tuzabibabwira amazina yabyo, muzahitamo ibyo mwumva mushaka byafasha ubuzima bwanyu. Ejo mu gitondo rero ndabibabwira, kuko uyu si umunsi dupresentaho ibitabo, ni umunsi w'isabato, umunsi wo kuramya Imana. Ibyigisho tuziga mu byumweru bibiri ni ibi bikurikira. Icyigisho cya mbere, Ikintangaza. Icya kabiri, igihe ni iki. Icya gatatu, kuki ari ngombwa. Icya kane, ibibindi bibiri. Icya gatanu, niwe mahoro yacu. Icya gatandatu, kirogoya. Icya karindwi, umugabo uganje n'umugore ugoye. Icya munane, amazi y'Imana. Karindwi, icyenda, umuyobozi w'ukuri. 10, bwiza bw'amategeko. 11, amaboko n'inda. 12, amafaranga nakoreye. 13, uburuhukiro. 14, kwiyobagiza. 15, urubanza. 16, tuzasezeranaho nta cyigisho nzaba mfite, na ikizaba bye bye. Cya 16 cyitwa bye bye, cyitwa bye bye. Ngayo ngukorera. Hari uwifuje kwandika nkaba namurogoye? Mwashatse kwandika ngeza mbavuze vuba vuba? Niko byagenze? Ikintangaza. Igihe ni iki. Kuki ari ngombwa. Ibibindi bibiri. Niwe mahoro yacu. Umugabo uganje n'umugore ugoye. Kirogoya. Amazi y'Imana. Umuyobozi w'ukuri. Ubwiza bw'amategeko. Amaboko n'inda. Amafaranga nakoreye. Uburuhukiro. Kwiyobagiza. Urubanza. Bye bye. Siko navuze? Yuko ngira ngo mwamaze kubyandika. Uyu mugoroba tugiye kureba icyitwa Ikintangaza. Ngiye kubanza gutanga ikizamine, kandi uragitsinda ndamuhemba. Ikizamine cyanjye ni iki? Ninde wambwira ikintu gikomeye kurenza ibindi byose Imana yamukoreye? Ninde wambwira ikintu gikomeye kirenze ibindi byose Imana yamukoreye? Intoki ni nyinshi rwose. Ngiye guhitamo uko nshaka. Kandi uruka inyuma numve ari umusore uri inyuma. Niba ari umusore nuko wewe. Yes. Se wavugira uko ndumva. Aje no gufata igihembo kuko aratsinda. Haleluya. Nabonye inyuma ntageze hano.
ikintu kiruta ibindi Imana yankoreye ni ukuma agakiza ku buntu. Umwami Imana itinze isezerano nk'uko bamwe babitekereza, ahubwo twihanganira iryango hatagira n'umwe urimbuka. Hari byinshi yantambukije kugira ngo impa agakiza. Ako gakiza niko karuta ibyo bindi kugira ngo ishyikire. Uriya niko yabibonye kandi ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Abari baravuga agakiza mwiyicarire cyaka ikindi. Urakoze. Urawe yarumuruhuye. Uwa gatatu ngwiki ngwino hano. Ngwino rwose. Ninde wambaye ikisakoshi ngiye guhemba umuntu? Arya umbwiye ngo iki? Nuko Imana yangise umuntu. Iki nicyo kirenze ibindi byose. Nuko turi abantu. Ntabwo Imana yaguha agakiza utariho. Sibyo? Nubwo utakivuze nguko mbishaka warashe ku ntego. Nuko ikintu cya mbere Imana yakoze nuko yaturemye turi abantu. Nta bindi yakoze birenze ibyo. Akakiza yagahaye abaki? Yagahaye ihene? Yagahaye abaki? Niba warishimiye agakiza ugomba kubanza kwishimira kuri umuntu. Ngiye kuguhemba rero nta nubwo ngiye kukubeshera. Sibyo? Kuba uri umuntu byonyine nibyo bibyaye bindi byose. Karuvari yahagiye ari gushaka iki? Iki? Ngiye kuturema bundi bushe. Kandi nicyo cyigisho tugiye gukora, tugiye kwiga kurenza ibindi byose. Uyu mugabo rero kuko yashubije neza, muhaye ibisubizo by'ibibazo byawe. Imana iguhe umugisha. Muratangiye rero bw'ivuna ryatangiye. Ikintu gikomeye Imana yagukoreye wowe ubwawe kirenze ibindi byose nukuri umuntu. Ibindi byose biziraho kandi icyo byaba bimaze uba bitari umuntu. Ese ikiruhuko cyaba kimaze iki utari umuntu? Ubaye uri ihene, waba uri wizi kuri ihene? Mperutse kwigisha abana biwanje turi kuganira nijoro. Nshaka kubaganiriza kuri iri somo. Ndabwira ntere mwabana mwe ibyigisho by'abana. Ntiburya ihene ni ibicucu. Ihene ni iki? Ziriya hene mureba ni ibicucu rwose, ntabwo zizi ko ari izacu. Zirabizi se? Ihene zawe zizi ko ari izawe? Ubwo zindo zabasha kuba n'izuyu? Ntiziburane? Reka da. Uzayibaza izina rya sebuja. Umusaza ari kumwe ati inka imenya? Ngikigenzi te? Nirya somo Uwiteka rivuze ari kugaya abayuda, ari kugaya iki? Abayuda kuko birengagije umuremyi wabo. Kugeza n'igihe inka zibarusha ubwenge. Bari munsi y'inka. Iriya nka ntabwo izi kuri sebuja. Koko Uwiteka bivuze ari kugorora abantu ngo bagire ubwenge abigishe, ariko ziriya nka ntabwo yazibaza ati harya kondi sobuja mungorira iki? Zituradukama ukanywa tukanezerwa. Ntabwo zabimenya. Atazikamye ntozaje kumwibuza ariko none ko wibagiwe ntuzibizi. Ziriya nyamaswa ntabwo zizi ko ziriho. Kuriya muzireba ntabwo zibizirikana
ngo zimenye n'intego ziriho, ntabwo zizi umugambi, nta bitekerezo zigiye turi ko aba bana tubyaye tuzabagire dute, ko nta rubingo turi gutera. Zabivuga se ziti nyamara ubwo turi kubona amashamba bayarimbuye, ubwo turi kubona abatuzanye aha mu mujyi, aba bantu umenya bazaturya, dukora inama twigendere, ngo imirunga turare turayihekenya, none ihene zose aho zihuriye ziti umva, imwe zibwira itumva nyuze hariya ku cokezo sanze bari kuhota ihene, none burya b'abanyamujyi bazagenza bate, burya bazaturya nababonye. Ngo ihene zibwira izindi zitumva, mw'abantu mwe mwahene mwe, dore mwahene mwe, tubyumvikaneho, turare turarya imirunga n'inzu tuzicukure, maze mu gitondo bucye twagenje dute, twigendeye. Reka da, ihene ni ibicucu. Imana mu kuturema yaturemye idutandukanije n'ibiremwa byose. Ikintangaza byose mu tugiye kwiga, Imana iratekereje, ntabwo nzi igihe yamaze itekereza ku ndema, ariko mbere y'uko indema ibanza kugira ibyo itunganya. Itangiriro igice cya mbere, murongo wa mbere. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Hari ibyo nja numvikanaho n'abascientifique babandi biyita abahanga, ko isi imaze imyaka za miliyare na za miliyare. Ndabyemera njyewe ndabyemera pe, Bibiliya niyo yabimbwiye. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'iki, aho ni mbere na mbere. Ntabwo nzi mbere na mbere igihe imyaka ibarwa, ntabwo nzi. Jewe iyo bapimye bagasanga Imana bimaze imyaka za miliyare na za miliyare, baja mu misozi bagacukura ngo tubonye ibuye rimaze imyaka miliyare na miliyare, miliyare ibihumbi n'ibihumbi. Jewe ndabyemera. Ikibagora cyane abananiye, itangiriro ry'ibyo bintu ntibashobora kuripima ubure, igihe byatangire ntibabishobora. Bafata igiti kiri mu itaka cyaboreyeyo, bakagitabura, bagashira muri laboratoire yabo, laboratoire igakurura uburambe bw'igiti, ikakijyana, ikagenda ikagera mu rugemwe, igakomeza ikagera muri ntuza mu rubuto, urubuto ikarufata ikarugeraho, ikongera igakurura igasanga mu rubuto, urubuto rwavuye ku kindi giti, ubwo bigakurura cya giti rwa rubuto rwavuyeho, imyaka igakomeza bikaba uruhererekane. Bati iki giti gifite imyaka miliyare na miliyare. Batabuye amagufa y'imbwa nangase akandi kanyamaswa, barapima basanga kamaze imyaka miliyare na miliyare. Abandi batoya tubapime turebe, bafata indi mbwa bayica ubwo, barayihamba, nyuma y'imyaka 5 barongera bayikurayo, barapima amagufa yayo, laboratoire irongera yerekana imyaka miliyare na za miliyare. Kuva imbwa zabaho, kuko byavuye mu butaka. Iyo upimye ubona uburambe bw'ubutaka. Imana mbere na mbere yaremye ijuru n'iki n'isi, aho ni mbere na mbere.
ntiyari ifite ishusho, nta shusho yari ifite, nta bara ryari riyigose, ntabwo bayikwereka ngo umenye uko yari isa, yariho ubusa busa, mwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana agendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo. Imana iravuga iti habeho, irategeka habeho, kuko nibeshaho byose. Habeho, ntabwo yashakishije ngikore urushingo muraruzi se mwebwe ko muri abanyamugi, ngikore urushingo ikarage irebe ibintu byabyara ibindi, igendera hengahengura ngo ibi byavamo ibi. Oya, nategeka ngo habeho umucyo, umucyo ubaho nk'uko Imana iwushaka. Ku munsi wa mbere Imana irema umucyo. Umucyo werekana ibintu byose, noneho yasi yari itagira ishusho iragaragara, irebetse rero igaragara. Hiri nuko iteye. Imana noneho irema isanzure. Hagati y'amazi rigabanye amazi n'andi mazi, Imana ireba iryo sanzure, igabanya amazi yo munsi isanzure nayo hejuru yaryo, biba bityo. Ariko reka mbaze, hejuru isanzure hari amazi? Hejuru isanzure hari amazi? Abizi ubumenyi bw'isi n'ibirere niki? Hejuru isanzure hari amazi? Sanzure niki? Sanzure niki? Niki? Ni ikirere? Munsi isanzure ni hehe? Munsi isanzure ni he? Ni hano turi? Munsi isanzure ni he? Ni hano turi. Somori rakazire nimuje ngo nakana karyo. Munsi isanzure ni hehe? Ni hano turi. Ariko se ndagira ngo iki? Tamenya ko munyobeje noneho. Hagira unyereka isanzure. Isanzure riri he? Isanzure riri he? Ubundi dore mu isanzure. Aha niho. Iri ni isanzure? Ubu sindi gusanzura ukuboko. Bibiliya rero muje muritonda, ntabwo ari akana kanyu. Imana itandukanya amazi, ariko irema iki? Isanzure. Reka ntekereze ku isanzure. Niba hari ibintu byantangaje ku isi, ikintu bita isanzure n'inyanja byanteye agahinda mu mutima. Ndashaka kuzabyiga nkabimenya, ariko hano ku isi nta wabimenya, Yesu niwe ubizi. N'aba bahanga batubesha ngo bizi iby'inyanja. Indege imwe iheretse kubacikira agenda ngo igwa mu nyanja. Bafashe ibitero by'indege, bafashe ibyogajuru, bafata abashanga b'ababinzi bazi kwibira mu mazi. Ngo uyu munsi indege zashakiye ngo ahantu hafite ngo ubuso ngo bungana n'u Rwanda nk'inshuro 150. Shwi! Bakongereje bakimura. Shwi! Ejo bundi wapi? Nshuti nkunda, ndabaza abantu baraha, nzi ko benshi muri abagenzi, ninde wahagaze impande z'inyanja? Ku nyanja, gahagarara ku nyanja, apana ku kiyaga. Nibyo.
uyu nguyu yageze ku nyanja. Hari undi? Inyanja warayibonye? Wageze ku yihe? Atlantic. Wageze ku yihe? Atlantic. Wageze ku yihe? Atlantic. Ocean Indien. Ni y'Abahindi ntabwo ari akana. Nire y'Abahindi ntabwo ari akana gatoya. Nubwo ziriya zindi ari bita inyanja z'ibigangashe. Atlantic, Ocean Pacific, ziriya nyanja nyina w'izindi nyanja zirenze ibyo umuntu yibwira. Iyo uyigezeho bwa mbere uretse abayituyeho uyigeraho nta muntu n'umwe uyihagararaho ngabure kuvuga ati ye ati ibi ni ibiki? Ndikubeshya? Iteye ubwoba, irenze imyumvire y'umuntu. Uwiteka yabajije Yobu ati igihe nugarira amarembo y'inyanja warihe? Inyanja iyo uyiri iruhande kureba umukino wayo byonyine ntabwo wakwiri guhavuye. Irazi kaza igasubirayo ukabona iragiye, ukabona umucanga mwiza, isize umucanga umeshe mwiza w'isuku, igasubira iriya mukanya ikagaruka. Ukigirayo rwose ikakwigizayo, mvira mu bintu, ikakwigizayo ikongera igasubirayo. Ninde wugariye amarembo y'inyanja? Aho indege iguruka ibirometero 900 mu isaha ibasha kurara ijoro itayirangije, iri ku mazi hejuru ntihave, bugaca itarangije, izuba rikongera kurasa itaharangije, yitwa nyakotsi ikararayo, iri ku mazi gusa. Mu rukerera bukeye warayeyo bati ubu niho tuvuye ku mazi, niho tuyavuyeho. Ntabwo ubwenge bw'umuntu bwashobora kuhagenzura, ariko ako ngako ni ubusa ugereranije n'isanzure. Inyanja zose uzishize mu kirere mu isanzure zahinduka ubusa, ntiwazongera kuzibona, kuko isanzure ryo ryanguye umutima. Imana yaremye isanzure rikomeye. Abahanga mu bumenyi bw'isi n'ibinyabuzima n'ibyaremwe n'abasiyantifike n'iki, umva uko bari kuvuga. Bari kuvumbura amasi, bari gutegura uko bazaje kuba kuri Marisi. Ngo basanze kuri Marisi abantu bashobora kuhatura rwose, ngo kandi ngo mu myaka 36 iraha imbere ngo umuntu wa mbere ngazahatura. Ngo ariko ngo birasaba ibikoresho byinshi, ngo amahanga agomba guterana kugira ngo abantu ba mbere batangire guturayo, ngo kuko bizaba bihenze cyane gutura muri Marisi. Tuti nkunda inyenyeri nyinshi, ayandi masi ari muri isanzure, isi ntirashobora kuyagenzura ngo yarangize. Abahanga barapima bagasanga hari za miliyari na za miliyari z'amoko y'inyenyeri, bazita inyenyeri ko n'andi masi Imana yaremye. Bavumbuye inyenyeri nshasha zitwa za kwazari. Ubu bwoko bw'inyenyeri ngo bugizwe n'amatsinda za miliyoni, kandi ngo zo nyenyeri ni nini cyane, kandi ngo zifite urugendo rwihuta, kandi ngo izo nyenyeri ziragenda zikagera muri iki kirere cy'isi yacu, muri planete Terre. Ngiyo ziyigezeho ikirere cyayo, inyenyeri imwe ikizenguruka mu masaha 12 gusa, ikabirangije iki kirere cy'isi yacu ibamo. Ngiyo nyenyeri igakomeza urugendo rwayo, ngariko bapimye umuvuduko n'inzira zayo,
basanga izazenguruka mu nzira yayo mu myaka 70 ikabona kugaruka mu kirere cy'isi yacu. Isanzure riba rinteye ubwoba, riba rinteye iki? Ngo mwizuba ahandi ubunini bwaryo uwabasha kuricamo umwobo munini akaricukura akaritobora mimbere hagasigara mu mwina, noneho agashaka kuzuzamo izuba ngo ashiremo iyi si yacu. Aya masi yacu arajugunyamo nguru kujugunya mutubuyenge mu nda y'izuba, ngo yajugunyamo amasi 360 muri ico cobo kiri mu izuba mimbere. Yajugunyamo amasi 300, kandi inshuti yanje n'isi yacu ntabwo arakana kayo, niyi nayo ntabwo wayizenguruka kandi. Ariko ngo wajugunyamo amasi 360 kikabona kuzura, ugafunga ugapfundikira. Ngo hari izindi nyenyeri nini cyane zirenze izuba mu rwego ruhambaye, bariho baragenzura ibyo byaremwe by'Imana. Byabananiye kubirondora ngo bamenye amavu n'amavuko yabyo. Ikirere cyonyine isanzure baravuze ngo ni infini, ntigira iherezo. Ikirere ndikigira iherezo, cyo cyahejeje ibyuma barakurura, wow, bakazana shwi bagakuwapi, bakabura iherezo. Ngo ndikigira iherezo kuko ntibashobora kurondora iby'Imana yaremye. Mbega Imana ifite ayo masi yose mu biganza byayo. Bagenzuye ikindi ahantu isi yikaraga ubutava mu byimbo n'uburemere bwayo. Uwiteka yabajije Yobu aramubaza ati, mbwira, wabasha gupima iyi si ukambwira ibiro byayo? Wambwira ibiro byayo? Abantu bari ku isi bazi ibiro by'isi? Umuzane wabo bashiraje bakamagapeza bakumva uburemere bwayo? Ntabwo bashobora gupima uburemere bw'isi. Iyi si yacu kubera ubuto bwayo imurikiwe n'ukwezi kumwe. Hari amasi kubera ubunini amurikiwe n'amezi 12, 8, 7, 6, 3, 2. Iyi yacu ifite ukwezi kumwe. Umuhanuzikazi yanditse ngo igihe ari mwiyerekwa yeretswe iby'isi Henoki yarimo. Isi Henoki yacumbikiwe mu mbere yuko ahabwa ubugingo buhoraho, mbere yuko ahabwa isi dushyirwa mu ishinsha. Ngo yasuye isi yararimo asanga ari isi nziza cyane y'agahebuzo, ariko ngo iyo yari imurikiwe n'amezi 7 kubera ubunini bwayo. Umva uwo murima uwo muntu w'Imana acumbitsemo uyu musi. Umurima umurikiwe, isi nziza imurikiwe n'amezi 7. None se kuki Imana ibyo bintu byayo byose yaremye, kuki njewe indema iri kunshakaho iki? Umuntu se afite agaciro kangana iki imbere y'Imana? Umuntu se afite ibiro bingahe? Umuntu se abana b'abantu uko bazabyara kose, kurikije ibyo nasomye, uko bazabyara kose babyara indahekana zigakura, n'abapfuye n'abagenje bate uwabagarura ku isi bose ntibashobora gukora na kimwe cicumisha abamarika b'Imana ubwinshi bwabo. Ntibashobora.
Satani yamanukanye icaka ngahe? Icaka ngahe? Hari uko atagize se? Icaka gatatu. Abo nibo babaye abadayimoni. Siko? Nibo. Turamutse twemereye Satani Kristo ataraje ku isi, umuntu umwe yagira abadayimoni 1000. Umuntu umwe yagira 1000. Kandi bakamuba mu rwose. Abadayimoni bari mu bantu babiri. Harya bari abantu bari babiri. Babwiye Yesu bati, uje kuturimbura igihe kitaragera se? Uri umwana w'Imana, uruwera usumba byose. Tubabarire twebwe twigendere duha uburenganzira. Twigire muri izi ngurube. Abavuye mu bantu babiri, ingurube ibihumbi byararigise. Abadayimoni kubera ubwinshi bari mu bantu bagiye mu ngurube ntibakwirwamo zira. Umva ubwinshi bwabo. Umenya buri ngurube yarafashe abadayimoni 300 hari zimeze. Ni ikiganiro nibereyemo. Ingurube zibagirwa kurisha zirasara. Zose zerekera mu nyanja ziherayo. Bikwereka yuko abadayimoni ni benshi cyane. Yesu yabaje ngo muri bande bari muri umwe bati turi ngabo. Ubwinshi bwacu ntiwabumenya. Arabirukana bose barataha. Bari mu muntu umwe. Noneho reba uko abamarika bangana. Reba ibyaremwe bindi byiza cyane bitigeze bicumura. Reba ayo masi. Reba iryo sanzure. Abahanga baravuga ngo inyenyeri imwe tumaze kugeraho iri kure y'izindi, ngo icyogajuru cihuta nkijwi nanga kiri kwihuta nkijisho, ariko ijisho ntirizi kugenda mu abantu. Torizi kugenda nk'igisasu ca kirimbuzi, ngo kibasha kuhagenda imyaka 140 kitaragera kuri iyo nyenyeri. Naratangaye ngo batwigisha ikigisho kera cyari ikigisho cy'ishumuri cyo gusenga kivuga ngo birihuta kurusha amasasu. Abakera bari ukico cigisho cyo ngo birihuta kurusha amasasu. Baduhaye uburebure bw'ikirere, barazamura bagera kuri zo miliyare, barongera barenzaho bazandiza za miliyaridi, barandika imibare. Hari imibare batwigisha gitabaho ngo ngiyi ni imibare mwarimu akanayitwigisha, atariko iyi ni imibare hano ku isi ntibaho, aho ibarirwa ntituhazi. Noneho batwigishaga baturutse ngahano bakavuga ngo 1 2 3 ngo bagakata ngo unité simple, 1 2 3 unité de mille, 1 2 3 unité de million, 1 2 3 unité de milliard, 1 2 3 billiard, 1 2 3 trilliard. Mbira giziriyo, sekitiziriyo. None tukabaza mwarimu tutire mwarimu iyi mibare twayigeraho dute? Mwarimu atumva muje muragarukiriza kuri niyura kuri billiard mwihagararire, imibare iri inyuma yaho ntabwo ishoboka. Iyo mibare rero niyo baduhaye muri cyo cigisho ngo birihuta kurusha amasasu. Ibirometero biri hagati y'isi n'inyenyeri heruka izindi zose iri hanyuma yizo. Noneho baratubwira ngo noneho hirya yaha hazwi n'Imana yonyine, hazwi n'Imana yonyine. Nubwo ngo ibyogajuru byo kwisi n'abahanga bo kwisi badashobora kuzamuka ibirometero, noneho batwereka Daniel ko yasenze mu minota 3 akaba amaze gusubizwa. Ijwi rye rikaba rimaze kumvikana mu ijuru kandi rihawe n'igisubizo. Umunota n'igice. Uwo mu ijuru yumva Daniel. Birihuta kurusha amasasu iyo binyuze mu kwizera. Igihe Yesu yari hano ku isi amaze gusezera kuri za ntumwa ze, azihaye
amaze kuzungura ubwenge, amaze kubungura ubwenge, arabaganiriza abajyanye ku musozi. Wa musozi agiye kuzururukiraho abazanye ku musozi mwiza cyane, wa musozi wakundaga guteraniraho, ababwira iby'Imana, arabungura ubwenge, ababwira iby'amasezerano. Nuko akibabwira amasezerano abaha umugisha. Amaze kubaha umugisha, azamuka buhoro, babona ibirenge bye bigeze hejuru yabo. Begura amaso baramureba, akomeza kubareba amwenyura kandi abafitiye impuhwe, kandi abereka ko abasigiye ubutwari. Ariko ngo bakimwitegereza, bagitumbira, ngo amaze kurenza hariya ibitekerezo bya muntu, aho umuntu atumbira kararama, ngo amaze kurengaho ijisho ry'umuntu rireba, sogonda imwe kiriya kirere yarakirangije cyose. Yohereza intumwa ngo ihute mbwirira bari abantu ngo aha nzamukiye niho nzagaruka, mutegereze ndaza vuba. Nshuti nkunda, noneho icyo kirere kiresha gityo, iryo sanzure ritangaje cyane Imana yaremye, niryo tuzanyuramo dutashe. Nshuti nkunda, nimwumve agaciro Imana yahaye umuntu, igafata icyo kirere cyose ikakirangiza, ikaza kunshaka nje nawe. Isomo ryiza nkunda, Zaburi, musome Zaburi, Zaburi ya 8. Mumfashe turebe Zaburi ya 8. Zaburi ya 8 murongo wa 4, turageza ku murongo wa 10. Iyo nitegereje ijuru umurimo w'intoke zawe. Muje mufata umwanya mwitegereze. Iyo nitegereje ijuru umurimo w'intoke zawe, n'ukwezi n'inyenyeri ibyo waremye. Umuntu niki ko umwibuka? Umuntu niki? Bishoboka bite ko umwibuka? Nageze mu nzu y'umucuruzi muri kenkayori, afite ibintu byinshi cyane, afite amabati, afite amasima, afite amasitowa y'imisumari, afite ingorofani, afite indobo, afite amajerekani, afite n'ibindi ntazi amazina, n'ibikora mu misarane, n'ibyuma byubaka, n'ibindi n'ibigufuri, byose n'amaserire. Yewe ntabwo wabishobora. Ugera muwe ukareba, ese ni bimwe ntuzi n'ibyari byo. Mashini zisya, mashini izogosha ibyatsi, zitema ibiti, zibaza, masinga amashanyarazi, byo bintu ntazi byari byo. Noneho ndareba, nuko mbona hari twaburo tudusumari utubafunga kuri ntuza, nuko twatembaga here munsi y'ameza, munsi y'ibyuma bye. Ndamuhamagara, namakuru y'ati ni meza, turi kuganira, ati uracuruza cyane, ati ari nkubaza ikibazo, turadusumari uzaho turi? Ati utuhe ngwino turebe. Abarahaje, turatwaburo uziyo. Ati yewe atereka nkubwire, ati n'igihe natangiye gucuruza ngo twaburo gato yasinkikibuka, bimaze imyaka myinshi. Ati turiya da ati Augustin, ati ndakubwira ngo ugiye na hariya mu masima ugapakiraho fuso, ugapakira fuso y'isima, ntakubonye n'amapine sinyabona, ugapakira fuso ukuzuza ukagenda, biriya bihema byanje ukabisubizaho. Atereka nkubwire, ntabwo nabimenye rwose. Atugiye hariya ugapakira amabati, ugafata
buriya bubandi yari kubudabona utubandari ugafatamo amabandari 20 ati nkaza nje mu kazi bisanzwe ati ariya mabandari 20 wayakuyemo sinamenye ko yajyanye ati none nkanswe ziriya buro Uwiteka iyo nitegereje ijuru umurimo w'intoke zawe nkareba ukwezi nkareba n'inyenyeri waremye n'ubwinshi bwazo ariko umuntu ni iki kucyumwibuka bigenda bite hari ahantu nagiye gusura tugiye mu bintu bisa n'ubukerarugendo tugera ahantu habi cyane mu mashamba mabi cyane mabi rwose uramutse udakurikiye abagide ugakatira nk'aha gato bye bye tugera ku byobo binini bibi ibyobo bibi navuga ntayiwe uwanyerera akagwiriya hehe umva ngo abahanga bazi gushaka ntibamenye iyo wagiye ariko Imana yamenya ahantu uri na kera nicaga intozi rwose gasanga zakoze haramusanga zakoze ziro gurupya zakoze akandu kameze karunze hamwe zakoze akandu kabumbye bo nkazisya rwose nkazisya rwose ndi ubu ndazihamije ziranyumvise rwose nkagenda iyo ngiye nagaruka ngasanga izo nishe ntawamenya ko zahavuye ahubwo noneho zarenze ibirenzeho ahubwo namara kuzica nagenda nkumva urwa mbere rundi yumu harushaka iyo rwagiye rwatebeye mu pantaro nkumva urundi rurumyiyi rundi rukarumiyi ndi ahubwo nagize ngo nazishe none nizo zandiye nkajya gukuramo ipantaro ziri kundya umuntu niki kumwibuka hari ijambo Yesu yavuze atuma nkunda Imana cyane bitangaje nimurebe ibishwi harya ibishwi ku isoko ibishwi 5 harya ngo ibishwi bigura amafaranga angahe ibishwi bingahe ibishwi 5 ngo bigura iki ikuta abacuruzi b'ibishwi rero ariko umuntu agize habisanga ibishwi agafata nk'umufuka w'ibishwi akaza hano muri Kigali akigera mu isoko rya Nyarugenge batuje kuranguza ati rwose agashira y'icapa bo iri ni isoko ry'iki Yose umucuruzi muri kumuseka aho muraje kugurara jewe naranguye ibishwi abashaki ibishwi rero yashaka akaje no kuri televiziyo ati itangazo ry'ibishwi mfite ibishwi kandi birahedutse amafaranga naya none mwese muhurure ibishwi batari babimara nimuze mugure mwikumbwira ngo mu gitondo yaba afite abakiriya bangahe nta bakiriya yaba afite niko muri kumbwira uko umucuruzi w'ibishwi muri kumuseka nta bakiriya yabona kuko yacuruje ibibura mu maro yacuruje ibishwi Yesu yabwiye abari bamukikije murebe umucuruzi w'ibishwi yagiye kugurisha ibishwi arabiranguza ipaki irimo 5 bakayigura ikuta uyu mucuruzi afite ibibazo wenda yagera afunga imifungo y'ibishwi arazirikaho utugozi 5 ariko muri bira byanditsemo harimo isoko ry'ibishwi
Yesu yararivuze nje nemera ko rihari. Ibishwi 5 bikagura ikuta rimwe. Mbabwire ngo nubwo bifite agaciro gake nshuti, niba hari ibinyoni bibi, igishwi murakizi? Ni ikinyoni kibi rwose. Gifite ibikoti bitameshe. Ibishati by'igishwi nawe ubirebye. Wapi ntabara kigira ndirisobanutse. Utundi tunyoni wenda ujyaga naho uhera, kubutu wenda gifite agahanga gasa neza. Igishwi cyo wapi nta murizo mwiza kigira. Ibibaba ni ibice, n'ibinwa byaco birashashe ni ibice. Igishwi ndikimeshe, nubwo cakaraba ndicanoga. Nurujwi rwaco shwi shwi. Barumva igishwi se gifite ijwi ryiza, kiti shwi shwi. Yesu yabitanzeho icyitegererezo ati nubwo ibishwi bifite agaciro gake kugeza kuri urwo rwego, nta gishwi na kimwe. Umva iyo Yesu ageze, nta gishwi na kimwe kizimira ngo gipfe amaraso yaco ngo Uwiteka ayoberwe aho caguye. Aba yitaye ku gishwi. None hariya ngo Uwiteka Mana, iyo nitegereje isanzure hareba inyenyeri n'ibyo waremye, umuntu niki kuki umwibuka? Ariko hariho isomo riri hepfo rije rinezeza cyane, isomo ritangaje cyane. Umuntu niki ko umwibuka? Kuki umugenderera umwana w'umuntu ukamugenderera? Wenze kumugira nk'Imana haburaho gato. Umva ko gaciro. Wenze kumugira nk'iki? Hari ikintu kije kinezeza mu buzima kurenza ibindi byose. Nuko ndiho ngewe mfite agaciro gahambaye. Nageze mu bihugu by'abazungu, ndamanuka nja gusura amazi, ndi gusura ibyaremwe, ndi gusura ubwiza bw'icyo gihugu. Ndamanuka ahantu hari umuyaga mwinshi, ahantu bateye indabo n'umucaca mwiza, ahantu hari amato meza y'ubuhanga, ahantu hasurwa n'abantu benshi, ahantu hubatse umunara muremure abantu baje bawujamo basura uwo mujyi bawurebesheje amaso. Nari nsuye amazi y'uruzi rwa Mississippi, ndamanuka hasi ndi hamwe n'abakongomani, ndi hamwe n'abandi bantu turi kuganira. Sanga umuzungukazi ariho aroza imigozi y'indogobeye ifarashi, ari kwitunganya, ari gushaka kongera kuyambika ngo bakore bakinire ku nkengero z'urwo ruzi. Umugabo umwe twari kumwe yari afite apareye afotora. Ndavuga nti rero nshaka kwifotozanya n'iyi farashi y'uyu mudamu. Arambwira ati kirazira rero, mbere yuko wifotozanya nayo urabanza umusaba uruhusa. Ntawe nagufotora ataguhaye uruhusa, urubanza sinarukira, uyu munsi nataha muri gereza. Abari bafite icyitwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Umuntu aryamaga, bari gusanga umuntu yaryamye, polisi kakuvuga ngo nyura hirya mutamuhungabanya, kuko yiryamiye yarambuye amaguru yambaye n'ubusa, ngo niko ashaka kumera. Ngo ntagire umukanga. Ndimuri kumva ko ibyuma byanyu babihagaritse ngo mubigabanye. Ibi biri kuza, ubwo n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, kugeza igihe umuntu azaryama ngo umuntu we yaje yambaye ubusa. Umudamu dusanze muri hoteli yambariye ubusa nk'uko yavuye mu nda ya nyina ameze, uretse inkweto n'utuntu tw'udusutiye twatundi bafunga ku mabere twonyine gusa, n'impeta gusa, ibindi abunuje. Turamureba, mba ndamurebye mbona abandi ntibamwitayeho, nje mba ndamutumbiririye. Ndamureba nkaja gufata ku munwa, ndiye kuki batamuhaye inama? Yari kusa yarasaze. Mbona ariko yifitiye akana k'agakobwa gatoya, bari kugendana ntaco akana ko karambaye, ariko nyina we
nsa n'utangaye mbona umuntu yavuye mu ntebe ansanga hondi aranyongorera ati yewe ati rekeraho ati iherezo ryawe riri hafi. Ndiki ati kirazira kikaziririzwa hano muri Amerika umuntu kuba yiyambariye ubusa ukamutumbira ukanatangara ugiye kumubuza umudendezo. Niko yahisemo mwihorere. Hano iwacu twaramenyereye ibyo ntawe ubijyamo, buri wese abaho nk'uko ashaka. Ko yasaze bati umva ntabwo yasaze ni muzima, bati none ko abantu bameze. Nuko mudamu bati rero musaba uruhusa ifarashi yenda kuyifotozaho utamubwiye. Yagenda ndamwegera ndamusuhuza ubwira icyifuzo mfite, maze mbona biramunejeje cyane. Ko ndamwegereye biramunejeje cyane. Ntawe uhana n'undi umukono, nta mikono mu byumve neza, nta mikono ibayo keretse abo mwabyumvikanyeho ko murahana imikono. Naho ushobora kuvuga uti uraho ati agatabaza ati aranyishe rwose, yashatse kumfata ku ngufu, kandi baruti uwo ni umuconya uti muraho bakagukoraho kereka mwabyumvikanyeho. Noneho ati nanje ndakwinginze, noneho nanje ngize amahirwe mu bihugu by'iwacu nta birabura dukunze kubona, ni wowe wa mbere unyegereye twegeranye, mbabarira nanje mbere yuko wifotozanya n'ifarashi yaje, nanje nyemerera ngukoreho, nyemerera rwose. Yari ari kubona ndurukara rwose, ariko bantu b'Imana uzi yuko iriya ugeragayo umuntu w'inzobe uwo mu Rwanda wa mbere w'inzobe yaka, uzi ko ageragayo akazimira nawe, wamureba uti aha uti nawe kamubayeho, usanga nawe yazimiye. Kandi no mu Rwanda turatangara ngo mama we mama we wapi. Uwo muzungu yambwiye ati abirabura ku isi ubagereranije n'andi mabara ari ku isi ni igitonyanga mu nyanja. Hari igihe tubona abirabura mu Rwanda kugira ngo ku isi barahari, ntabo ni agatonyanga, ntiwamenya aho baba. No muri Afurika abirabura ni bakeya, nibo bake cyane. No muri Afurika abirabura ni agatonyanga. Uzanye biriya bihugu by'Abarabu twazima, ntawe wabona iyo turi agatonyanga. Ati mbabarira rero niho nakwegera umwirabura be muri metero zinyegereye, mbabarira ngukoreho rwose ndebe ibibazo byanyu uko bimeze, yeka ngukoreho ndebe rwose. Urimfataza uko ushaka ariko nanje nyemerera ngukoreho. Ndushaka gukora hehe? Ati ku kuboko. Giracarira fungura igipesi cy'ishati ndazamura ndamuhereza ukuboko, nafunze igipfunzije. Ukoraho rero. Azi umuzungu akoraho aca arareba agira ngo ubwo nitaka riba rituriho twanza gukaraba rikana, ariko ashaka dutambaro arakuba. Nanje rero umuntu wari muri hoteli hariya ni nakarabye rwose neza cyane, nari nakarabye bidasanzwe n'amasabune yabo ni nayakarabye rwose. Isabune yo muri hoteli abanyakamere bamwozaribukira mu mahoteli, hari abo muri hoteli birangiraga akabona yayikarabye ndishire ati ni yanje, akayijana mu gikapu benshi, ariko akabarwa nk'igisambo. Nubwo wenda tabari igisambo mu rwego rumwe, ariko uwo mutima uzatuma ajyana n'ibindi. Ati washinda yijyanye nayo ni yanje, nari nayikarabye rero, nayikarabiye kuyimaraho kuyiba. Amazi nkatindamo nkongera arakuba. Wapi
umutima narabwiye nti nanje ndeba uko Imana yandemye neza cyane, yampaye ibara utagira wowe. Ubu igihe tugezemo nibihe nuko isi maze kubera, abazungu barifuza uruhu rw'abirabura ntibabona ikiguzi. Izuba riri kubatwika, amakanseri yabakomeye. Ubu hari ibivuta bakoze bari kugenda barisiga buri munsi bisa naho bisimbura uruhu rwacu rwirabura, nkaho bakarugize bakisiga ayo mavuta ngo bise naho ari abirabura. Icyo uruhu rwacu rwirabura rudukorera ayo mavuta ariyo abikora, ariko ayo mavuta nayo arababyarira kandi kaga. Dushimire Imana uko twaremwe. Mbega uko navuye mu biganza by'Imana, mbeze agaciro Imana yampaye. Uyu Bararendeza mureba, wenda hari abagira intege nke bakareba, hari abazi guhinyura barwaye bafite iyo virusi. Za virusi rero ni nyinshi. Hari abafite virusi yo guhinyura, bafite virusi yo kwishira hejuru, maze akibwira tumva ubwo ndi muremure, nkaba nsumba Bararendeza, ndatangaje. Wapi? Ubwo ndakayobe, ijambo kaba kayobe katiyoberanya, ndatangaje. Nanje nibura akayobe gatangaje, nanje ndiyurabira ndatangaje. Njambwira abantu ntariko ndi kuganiriza abantu barebare babimbwira ngo ngo ariho wigeze kunyiraho ngo ngo gizite ngo ndi nguziko ngusumba harabonje kuramutsa ngaramutsa ngaha ku matako, nuko ntari kubona Jariki yari yongeye kumuhobera avuga nti ndihoberera amaguru. Ya Jariki ni inshuti yanjye sinzi aho yagiye, yihoberera ku maguru nawe yibereye no hejuru. Mwasi muhoberanaga na Jariki, uretse wenda Pierre muhoberaga Jariki mugakora ku rutugu rwe, simwifatiraga amaguru musha. Tihobe ngongera ngamureba namaze kumuramutsa nuraho mwa. Ariko mbabwira ikintu gitangaje umuntu yambwiye. Yambwira ati Augustin, ntabwo nari kuri mugufi bigeze hose. Ntiwaruzi ati njewe nari nzi kuri muremure nsumba burya. Ariko hari ikintu utashobora. Burya ntabwo nsumba uburebure. Turaresha. Atiye turaresha. Icyo ni ikinyoma kikurimo burya. Nta muntu usumbye undi uburebure. Umuntu se aba namaje umuntu atangirira hehe agejeje. Umuntu nakagahanga ko hejuru gusa. Kano gaciri hano gusubiza hano. Aka gusa. Ibindi nibyo kwifashisha. Ibindi ni bure nibyo kwifashisha, nibyo umuntu yifashisha. Ibyo twifashisha biratandukanye. Hari uwifashisha ibirebire, hari uwifashisha ibigufi, twese tukutura abagabo. Twese ase harya abafite za perime abantu barebare babahaye zimeze zite? Bagira kategori nk'izabandi? Nk'izabandi? Hari uwo bahani y'uburebure? Abafite amaranga muntu mundebere? Harya umuntu muremure afiteho n'amaguru? Kwiranga muntu ye hariho n'amaguru? Ikiranga muntu hariho n'amaguru se? Ati rwose nimurebe, dore iyo mvuye dore iyo ngeze. Bagafotora amaguru maremare bakageza nkaha, bagashira mu iranga muntu amaguru. Ntabwo bayashiramo, ahubwo bashiramo iki? Agahanga. Ushobora kuja mu bitaro ugasiga y'amaguru, wasiga y'amaboko, ariko iyo wasize y'agahanga. Iyo wasize agatwe, nubwo amaguru yaba ari mazima ate. Iyo hasize agahanga, bayi maguru, bayi maboko, bayi matayi,
bayi inzobe, bayi mubyibuhe we, ntacu utahanye kuko wahasize ikintu gikomeye, ubugingo, ubutekererezwa, aho Imana iba, aho Imana ikuyoborera, Mwuka Wera ahakorera, aho kamere ituye. Naha burya ngo Mwami Yesu ngo winjire mu mitima yacu, abanyantege nke bagakora nkaha ngo aze mu mutima. Oya uyu mutima waha Yesu ntabwo yawinjiramo rwose, habe no kuwumenya. Umutima ntekerezo, umutima mutwe, umutima gahanga, umutima gatwe. Iyo abantu batagira aka gatwe Yesu ntiyari kuje Karuvari. Iyo baba bafite amaguru gusa shwi n'ihene zirayafite nshuti. Izitwa zatwiga zifite amaguru maremare n'agahanga katagira icyo kamaze, Yesu atabasha guturamo. Aka gahanga niko Imana ikeneye cyane kurenza ibindi byose. Nabize siyansa y'umuntu, mbere yuko umuntu aremwa mu nda ya nyina habanza agahanga. Umutwe ni ubanza, ibindi bikaza birazaho. Habanza umutwe yemwe. Niyo umwana agiye kuvuka, iyo yaje muri gahunda abanza iki? Baje bavuga mama yarambwira ati we mwana waranani, ati burya ko kiyanze intanga yanze zana amaguru. Yanze zana amaguru. Ugiye kuvuka ukabanza amaguru. N'abaganga bakwiye gutabara. Iyo utabanje umutwe ukabanza amaboko, ishano riraguye nutahagwa, umubyeyi arahagwa. Iyo wabanje amaguru nutahagwa, umubyeyi arahagwa. Iyo wabanje umutwe umwana araje. Ngo uyu mwana araje rwose, ntabwo yabanje amaguru. Nshuti nkunda, Imana turamye turi ibitangaza. Njambwira abantu ngo kuva Imana yatangira kurema n'igihe izarangiriza kurema, yandemye ndi umwe. Jewe Bararendeza uyu nta wundi, nubwo muri inshuti zanje ntabwo nabishimira kurenza uko niyishimira nje ubwanje. Dore rero uyu mureba niwe w'agaciro cyane kurenza ibindi byose, ibindi ntombyitayeho. Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, ibyo ndabyemera, ariko muri abo number 1 njyewe nyine. Umusengeri wo kunyundo witwa Aloys bigira umwami ashaje ari hafi gupfa, yaranditse yitekerezaho ati njyewe nyine, yandika ikirongo cyitwa jewe. Twirwa turagisoma ngo jewe wajewe nyine, jewe jubwanje jewe wajeje nyine, nanje nije nyine. Nta wundi Imana izarema nga nsimbure. Hano yigeze irema ngo mbe naraje mu izina rye, ndiho nje nyine, ndi mu izina ryanje bwite. Imbere y'Imana ntabwo nitwa Bararendeza, ni cyaremwe gitunganye. Nawe ubwawe wishimira ko gakiza, wishimire uko gaciro Imana yaguhaye weho wenyine. Hari igihe umuntu ukomeye aza ugasanga arakuze akaguhamagara mu izina. Reka niganirire. Hari igihe nk'umuyobozi pastor wa Union y'u Rwanda yaza mu iteraniro hano ku Muhima, akaganira ati mva hano ku Muhima, ati ngwino, ati uyu Pierre ajeje mu biro byanje tukaganira, ati ntituganira. Pierre ati rwose ati pastor ati muraho ubwo kumva yahamagawe na pastor uyoboye Union y'u Rwanda. Nuko jarareba aba pastor atari ko muzi uko njaga mu biro bya Byiringiro sha mubizi neza mwebwe. Ati unkoreho amatangazo make rero, ati kuko nshobora kugerayo. Hari ukandageraga ku biro bya Inyoni nubwo atakwinjiramo, akazagera iri iwacu ati twiriwe muri Inyoni, kandi yahageza arebayo bati ni hariya. Ati uza ahantu twiriwe, uti ati
muri iyi nyoni, twire muri iyi nyoni. Kumva wageze muri iyi nyoni ukumva ni ikintu gitangaje, kumva wageze mu Buhinde ukumva kirakomeye. Umuza ahantu nize ngewe, wize hehe? Muri Hindiya. Nize mu Buhinde. Sawa, uwize Butare akabataye agaciro, kandi inyuguti bize ni A kuri A. Nize mu Buhinde. Reka ngubwire ikirenze ibyo byose, agaciro Imana yaguhaye ikakwitaho wenyine, ikakurema ukabaho, ukaba uri mu buntu bwayo. Hari ikintu kitaje kintera ubwo abana gitoya, umuntu araza kankangata. Nigeze kubwira umuntu umwe nti reka ngubwire ikintu kimwe gusa, wambwiye amagambo menshi akomeye, nti reka ngubwire icyo utashobora. Ati ugiye kuvuga ikihe? Ndi nge tuza ngikubwira. Ati ngaho mbwira numve. Icyambere utashobora, ntabwo wakwigizayo umunsi wanje wo gupfa ngo wongereho indi minsi. Ntabwo wabyigizayo, nta nubwo wabyihutisha. Atuvuze ngo iki? Ndavuze ngo ntushobora ko kwigizayo umunsi wanje wo gupfa, n'uwawe ntuzawigizayo, kandi ntabwo wakwihutisha umunsi wanje wo gupfa. Nubwo udashoboye ibyo byombi rero, ntacu utandukaniyeho nanje. Ariko icyo namushimiye abanza kumva, arumviriza, mbona yubitse impanga. Ati nkubaza ikibazo, nturi umusirikare? Ati ntabo mwatangiranye intambara bapfuye? Ati barapfuye. Witaje amasasu angahe? Uri kunama uri kuyitaza nangahe? Ati si sasu waryitaza ndikari kose. None ubwo utaryitaza, ninde wakurashe ari gukina? Hari wakurashe ashaka ko muri gutera ububyara? Atareka ayo magambo yose wayakuye he? Nti Imana yampaye. Ati atereka ngwereke ndi. Ati ndangira inzira igenda, ati ije aha naha, ntabwo nyoboraga inyeshamba njewe. Genda nkuko waje. Ntabwo nyoboye inyeshamba, ahubwo genda nkuko waje. Icyo nkubwira ni kimwe. Ati urabizi nti, ati ngiye kukurasa nukuri. Ati serious ngiye kuhita ngurasa. Ndireka nkubwire rero, ati nundasa ntaca urabukoze, urabundi uhuye maze kurambirwa ndi kuguhunga, none ungezeho. Ubwo rero nunyica ndaba nduhutse sindongera guhunga, ahubwo niwe ufite ikibazo. Uramara kunyica niwe uratangira guhunga, wowe uzakomeza wirukanje. Atari kubundi nkubaza ikibazo, ati kuki ibyo bintu bitakuvuyemo? Ni ntabwo bizamvamo. Reka kubwira inshuti zanje, ntakagira umuntu gutera ubwoba. Ubwoba ni kamere y'icyaha, ntakagira ukukangata ngo gutera ubwoba. Nta wakuzanye ku isi, nta n'uzagukuraho. Umunsi Imana yabishatse uzasinzira. Burya ikintu kidutera gukora ibyaha ni uguhorana ubwoba we. Oya, iyakuremye ikuzi neza. Yayindi yitaye ku bishwi, yitaye ku biki? Ebola ntiyamaze abantu, ntituruguhahamukira inora. Urebye ibirometero vane ugeze muri Liberia, iyiri ni bingahe? Ni ibihumbi. Ariko ino ya Ebola ku makuru we, Ebola we. Kandi n'abayituyemo hari n'abizasiga aho ngaho. Izabica hano na hano, sigara ari kurya ibigori n'ibijumba. Itagenje ite. Umunsi we nugera n'isazi izamuhitana. Reka nshuti zanje muri mugoroba, twishimire ico turico. Mureke twishimire iby'Imana yadukoreye iturema, kuko yaduhaye agaciro karenze akibindi byaremwe byose. Nta kindi kiremwe gitekereza nk'abantu. Ni twebwe dufite ububasha bwo gutekereza ku buryo butatu twenyine. Yego, oya, ahari. Kamanze numve neza ahari. Kenze manzi mbitekereze. Mwabyumvise ko munateye? Yego, sawa. Oya, no. Aha. Okay, no. Kanze manze numve. Si oya, sina yego, kamanze mbyumve neza. Hajya ahantu rero hagatatu. Muri hagati. Hagati ya yego na oya. Hari hagati ni umuntu aba. Umuntu nyamuntu ni wari. Ntabwo Imana yakuremye muri oya, yego, hoya, yego, hoya,
yego twari kuba turi ikindi kintu kitari umuntu, ahubwo hari ahantu ha gatatu. No, sindahakana no kwemera, oya, no, kamanze ntekereze neza. Yo ndamara gatatu ngibyigaho, oya ndeka, ariko n'umwaka uzashira ntirabyemera, ntabanza mbyigaho neza. Uwo niwe muntu harya ha gatatu, aho umuntu afatira icyemezo, ubutumwa bwiza bukaza uti urabwemeye ntubwemeye, oya simbwemeye kandi simbwanze, kamanze numve neza. Aho niho mwuka wera akorera. Mwuka wera ati okay, akabishiramo, agashiramo, we agatekera, akuzuza. Ndabyemeye, yego ndaje data, ngenze uko ushaka Mana, maze gufata icyemezo. Nabonye korari y'abana bato yitwa fata umwanzuro. Fata umwanzuro, ndakwemeye Mana, uhereye ubu sinzasubira inyuma, ndakwemeye iteka ryose, nihagira unkoraho nzabipfira, nzemera no gupfa. Bati vamo Pierre, turaguha amafaranga, uti umujana amafaranga yanyu. Bati rwose turagukubita tugufunge, uti muri gereza nzamara imyaka myinshi, wemeye no gupfa, uti ntacyo bitwaye, nzapfira kuri ruhande. Nafashe icyemezo. Bangahe muri mugoroba bafata icyemezo cyo kwishimira ikimana, uko Imana yabaremye? Mugira umuco turebe. Data akomeze kubaha icubahiro cyo mu mitima yanyu iteka ryose, kubwa Yesu umukiza wacu.